Yes, ndagusuhuje nguhaye ikaze hano iwanyu kuri Aizo TV. Wowe wakoze subscribe cyangwa se wowe udukurikira utarakoze subscribe ariko ukaba ukurikira iyi channel, respect. Ndagusuhuje cyane cyane abantu muri mu Rusaka rero ndatekereza ko uyu munsi hari akabeho aho uri hose muri uyu mujyi wa Rusaka muri iki gihugu cya Zambia havutse imvura hari akajojoba yenda byananiye kujya live. Nashakaga gukora video ndi live ngaragaza uko ikirere cyifashe, ariko network cyangwa se connection internet ahangaha ni danje. Internet iri kugenda gake, iri kuzi kagenda, ntabwo nashaka gukora live. Nashaka gukora live nereka abantu Rusaka ukuntu habyutse hameze, ariko ntacyo reka mbikore muri ubu buryo bwa video. Rusaka rero mu gihugu cya Zambia ubu ngubu tuvugana bigeze sangahe ku phone bigeze saa 3:10 hano mu mujyi wa Rusaka mu gihugu cya Zambia. Imvura, akavura, akajojoba, ibicu, ikirere kijimye cyangwa se ntabwo hari klima y'ubushuhe. Twatangiye kugera mu gice twageze mu gihe cy'ubukonje. Igihe cy'ubukonje rero gitangira n'aya mezi, birashoboka bitangira no kuvuga ngo kwezi kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi biba ari periode y'ubukonje. Abantu bari mu kindi gihugu rero yenda u Rwanda, u Burundi, aho muri cyangwa se mukaba mutarageze muri iki gihugu, icyo mwamenya nuko iyi season tugezemo igiye kuba iy'ubukonje. Ikinzanye rero muri aka kanya no kugira ngo yenda mbisuhurize. Ntabwo twari duherukana icyumweru cyari kinyuzemo ntaza kuri iyi channel. Uhereye ejo nimugoroba na prodinze ibiganiro bigera muri bitatu. Nari narabyaplodinze icyumweru gishize, ariko nari narabikoze icyumweru gishize, ntabwo nari narabyaplodinze icyumweru gishize. Aho ngaho ubwo ntazi uko bigenze kugira ngo mvuge gutyo. Birashoboka ko wari umaze icyumweru utambona hano kuri iyi channel. Icyumweru cyari gishize ntagaragara rwose, ariko impamvu yabiteye murayizi, ntabwo mwayimenya, ni njyewe uyizi. Niyo ngiye kuba mbasobanurira kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Mushobora kuba mwibaza impamvu rimwe na rimwe nshobora kuza ejo mukambura, ejo nkaza ejo mukambura. Impamvu ni izihe zituma Aizo abura cyangwa se aza igihe kikagera akagenda? Nta mpamvu yatuma ngenda usibye yenda kuba ari ubushake bwanjye. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ishobora kuba yenda biterwa n'imiterere y'akazi kanjye, cyangwa se bigaterwa n'impamvu yenda za YouTube nayo ishobora gutuma utaza ahangaha kuri channel yawe. Umuntu ufite YouTube channel niwe ubizi, hari igihe kigera YouTube ikaguhagarika. Yenda birashoboka ko ushobora gukubitwa, ushobora guhabwa icyo bita strike. Sinzi niba abantu bayisobanukirwa, ariko umuntu ukora ibiganiro kuri YouTube cyangwa se ufite YouTube channel, hari ibyo ukora, hari igihe ukora amakosa kuri YouTube ikaguhana. Ishobora kuguhana mu gihe cy'ucyumweru utaplodinga video, udashnuzaho ibiganiro, udashiraho amapost, ko utajya live. Ishobora kuguhana mu gihe cy'ibyumweru 2 utaplodinga, udashiraho ibiganiro, utapostinga amapost, nta kintu ukora kuri YouTube channel yawe kandi ari yawe bitewe n'ikosa wakoze. Nanone hari n'igihe YouTube ishobora kuguhanisha gukuraho cyo bita termination YouTube channel. Iyo channel ikayisiba bitewe n'amakosa wakoze. Muri bya bitatu rero mvuze, harimo ibyatumye ntagaragara kuri iyi channel cyangwa se ntaza, ariko nanone mu buryo bwo kugira ngo yenda mbereke yuko nagarutse, nkaba ngarutse muri ubu buryo mbisegura mbabwira yuko ubu ngubu ngarutse, kandi nje ngarukanye vibe, ngarukanye stamina. Nje gukorera ibiganiro bya hano mu Rusaka, bya hano muri Zambia, kugira ngo muryoherwe. Uri Kigali, uri Burundi, uri hehe,
ahantu hose ukaba ukunda ibiganiro byacu, ndakubwira yuko iki cyumweru dutangiye, iki cyumweru kigeze kwa gatatu, mvuze ngo icyumweru dutangiye tukigezemo hagati, ngiye kukwereka video za hano muri Zambia. Niba warakunze ibiganiro bya hano muri Zambia, ugiye kubona ibiganiro byinshi, ariko nanone ntabwo mbabwiye impamvu yatumye icyo cyumweru cyose ntaza aha ngaha, kuko naje gusanga iyo mpamvu kuyivuga nanone ishobora kuba itari idakenewe. Reka mbe nyiretse gusa, nari mbakumbuye umuryango wanjye wa YouTube, abantu bose bakanze sabone subscribe, abantu bose bakozeho subscribe to Aizo TV, ndabashima ndabakunda. Icyo mbasaba nuko mwagumana nanjye, ariko nanone hariho n'abagenda bankururira kureka ibiganiro byanga muri Zambia, kureka gukora ibiganiro bya hano muri Zambia, akambwira ati ibyo bintu bireke, bireke kugavuga muri Zambia bireke. Ariko nkibaza se ndabireka gute? Ndabireka se gute? Kuki ngomba kubireka? Avuga nti okay, it's okay, niba wumva nabireka, ngiye mu gihe ntashaka kubireka ntacyo, ngewe nzareba icyo uzakora kugira ngo mbireke. Nanone tukubwira yuko hano muri Zambia iyi sezo tugezemo, uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugeze mu gihe dushobora kuzahura n'icyo bita kugira ute, dushobora kuzarangiza uyu mwaka habaye icyo bita amatora muri iki gihugu. Dushobora uyu mwaka iki gihugu bashobora kuzagira amatora. Ntabwo tuvuze yuko kuba turi muri iki gihugu harimo amatora nkanjye yenda utavuka muri iki gihugu bimfitiye akamaro, ariko nanone iyo igihugu kibamo, iyo uba mu gihugu ujyana n'ibiki n'amategeko y'icyo gihugu. Amategeko y'icyo gihugu ntabwo wayarengaho ngo ube uri kugenda mu nzira nziza. Ugomba kugenda mu nzira icyo gihugu kigendamo. Amategeko y'icyo gihugu ugomba kuyubahiriza. Ibiri kubera muri icyo gihugu ugomba kwisanisha nabyo. Erega uba wavuye mu gihugu cyawe wagiye mu kindi. Rero ibyo usanze muri icyo gihugu ugomba kuba update, breaking news zo muri icyo gihugu, ibiri gukorwa muri icyo gihugu ugomba kujyana nabyo. Abantu bazi ko rero ari kugenda, niba yenda ucuruza ukicara muri boutique yawe ugacuruza, ntawe uzi ngo, ntabwo wamenye ngo hari kuba iki cyangwa se hazaba iki cyangwa se biri kugenda bite. Wowe cyuzi no kuba ubyuka ugakora akazi kawe ukaryama, bwakwira ukaryama. Ugomba kumenya yuko kuba mu gihugu ari kujyana nacyo ibiri kuba ukisanisha nabyo, ukamenya amakuru. Ntabwo ari ukwicara gusa ngo wumve ngo ndi mu gihugu, ngo kubera ko atari igihugu cyanjye rero ngo biriya ngo ntabwo bindeba, ngo reka nikore bibi. Niba iki gihugu hari amakuru ari kuvugwa nawe yamenye. Tuvuge yenda iki gihugu yenda cyasuwe, hari igihe ugira gutyo ukumva ngo perezida w'igihugu yaturutse mu kindi gihugu yaje muri icyo gihugu. Ugomba kumenya ayo makuru, ukavuga uti perezida yenda w'igihugu cy'Ubuhinde yaje muri iki gihugu ndimo, bamwakiriye gute se? Ukagenda ugira ute umenya icyo bita amakuru. Amakuru ni meza. Rero bantu mukurikira igicino Aizo TV, ndahari. Icyumweru kirashize, icyumweru kingana n'iminsi 7 kirashize ntaza. Niba muheruka neza video zanjye, muziheruka ku tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, niho muheruka video zanjye postinga. Ndabizi ko hari abanyandiki bakambwira batese ko nta biganiro uri kurekura, byagenze bite? Byagenze bite? Erega kuzanga nkavuga kuri Zambia ntabwo kuvuga ngo ngewe mbyuka mfite icyo navuze, ahubwo hari comment iza ikanshitura cyangwa se ikamagurutsa. Umuntu akavuga ati ese wowe kutaboneka bimeze bite? Uri amahoro? Kumva ko umuntu ahangayitse no kuba utari kuboneka. Ibi bintu biragoye. Atekereza kugira ngo ube wicariye umuntu aguhagurutse ati ngwino ukora ikiganiro, uze umubwire umwigaragaze. Ibintu biba bigoye. Aka ni akazi kaba katoroshye. Gusa nanone biba ari byiza iyo ufite abantu muvugana WhatsApp, mukominikana, muganira, bakubaza amakuru yaho uko bwakeye, uko bwiriwe, nawe ubabaza aho bari, bwakeye gute, bwiriwe gute. Biba ari ibintu biryoshye. Abantu rero batarakoraho YouTube ntabwo mwabimenya. YouTube ni ahantu heza uhura n'abantu bose, abantu beza, abantu batari beza, abantu bakubwira amagambo, abantu bakubwira ibintu ukibaza se aba ni abantu. Hari umuntu yifata akakubwira ijambo ukabuze. Icyambere, sindi umwana we, ntabwo anzi,
ntabwo agira uruhare kugira ngo ibyo nkeneye bya buri munsi yenda ambe nabibona cyangwa se abe yabigiramo uruhare ngo mbibone. Ukibaza uburyo afata umwanya we akubwira amagambo nk'ayo ngayo, ukibaza uti se mu by'ukuri ubu ngubu abarwana ni gusa. Ariko biba ari byiza nanone kugira ngo tugire abantu nk'abo ngabo icyiza cyabo bashobora kubera inyungu, kuko hari igihe ushobora nanone gukora ibintu ariko abantu batakweretse yuko uri gukora ibintu byiza, cyangwa se batakweretse ko nawe watanye gukora ibintu bitari byiza. Abo bantu nabo bashobora kuza kuri side yo kugukebura. Ni byiza ko nabo babaho, ariko gusa nanone iyo bibaye bya bintu byo kurengerera umuntu akaba yakubwira noneho bya jambo kwinjiramo kumva ko uri guca intege, nabyo ntabwo nabishima. Ariko nanone nta kintu na kimwe cyaca umuntu intege, nta kibaho. Nta kintu na kimwe cyaca umuntu intege igihe cyose udashobora kumuha umwuka, igihe cyose udashobora guha umuntu umwuka ngo awuhumeke, ube wawumugenera cyangwa ube wawumwaka. Nta buryo, nta kintu uba wakora, nta kintu waba wakora. Rero abantu mwakanze sabone mu Burundi, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, hano muri Zambia, mukaba muri kumwe n'iyi channel Aizo TV, mudufashe iyi channel uyu mwaka urangire tugeze mu basubscribers nibura ibihumbi 15. Ubu dufite ibihumbi 5. Ndashaka yuko tuzamuka tugere mu bihumbi 15, 20. Umwaka ukurikiyeho wenda tuzagere mu bihumbi 50. Umwaka ukurikiyeho tugere mu bihumbi 100, tugire icyo bita silver buto, kiriya gikombe baha umuntu wagize ibihumbi 100 mu kiduhe. Ariko ubundi bitwaye iki? Umuntu w'iwanyu ateye imbere ari wowe ubigizemo uruhare. Murumva icyo kintu muba mukoze, muzajye mureka dufashanye. Ngewe ikintu cyose wanyereka ko ushobora gukora nkagusapotinga mu buryo nshoboye, nagusapotinga. Kugusapotinga mvuga ntabwo ari ukuguhereza amafaranga, ntabwo ari kuguhereza ibintu byenda ngiye ntashoboye. Kuza kuri YouTube ugakandaho ku nzogera, ugakandaho gusa, ubwo icyo ni ikintu koko wakwima umuntu. Ahubwo hari ababona biri kugenda bizamuka bigenda neza, ahubwo bakabirwanya. Abo bantu rero ntabwo mba nzi impamvu. Tugomba kubyemera yuko abantu bagomba kubaho muri sosiyete. Rero wowe udukunda, udukurikira, udushyigikira, utari wa wundi uduca intege, dore nk'abantu baba bavanga ibyo biganiro bireke ngo waretse ngo zo content. Izi ni content, izi si content. Turamutse dukoze ibiganiro bya nyabyo, nta nubwo mwamenya ko ari twavuga dufite ibintu byinshi twavuga. Hano nta nubwo twebwe dutinya no kuvuga, utagira ngo hari ukuntu umuntu aba twe ntabwo dutinya kuvuga, tuvuze twavuga. Umuntu mumubona agenda physically, umuntu ayigendera aguca gusuhuza, umujaginga ukwasa, ukamubonamo ikindi, ariko akubwiye ibintu birimo imbere, akubwiye ibintu yifitemo, cyangwa se akugaragarije uwo ari we. Nta nubwo wamumenya wa muntu uhora ubona. Ntabwo rero twagera mu gihe cyo kuvuga. Kandi twebwe hano kuri Aizo TV tuvuga ibintu byigisha kandi bizakomeza kwigisha. Nicyo kintu tuba dushaka. Ngewe rwose ntabwo ndi muri bya bintu by'ibishegu, bya bintu umuntu akubwira ngo ibintu mbese ubona ko bitari. Ako tekeza wavuga ibintu umwana wawe yabireba akibaza ati ariko se umuntu bibivuga ni papa, ni mama, ni umuntu wambyaye. Ibyo ntabwo ari byo twavuga aha ngaha. Ntabwo ibyo twabivuga, kandi nta nubwo tuzabivuga. Twebwe aha ngaha tuzakomeza tubahereza ibiganiro bikwereka inzira zose wanyuramo ukishakira amafaranga. Nicyo kiganiro linye auditoriale yacu, nicyo umurongo ngenderwaho wa channel yacu ukora. Tukwereka hirya no hino wakata inzira zose wanyuramo ukagira ugashaka amafaranga. Nicyo kintu tuba dushaka. Ntabwo tugamije yenda kubabwira ibindi bitafite icyo bibamare. Dufite intego kubereka hirya no hino ku isi, amakuru yo hirya no hino ku isi, ibyo mwakora mukiteza imbere, uko mwakwirinda indwara, uko mwabana n'abantu, tugabatembereza aho mutageze, tukabereka imico y'ahandi. Ibyo bintu tuzabibakorera hano kuri Aizo TV. Iki kiganiro gikoze kugira ngo
mbereke yuko nagarutse, mbereke yuko nta kibazo mfite. Ngiye mpora meze neza rwose. Ubu mundeba ubu ngewe ndi umuntu uhagaze bwuma, nta gicurane, nta ndwara nimwe mfite, ndi fiti cyangwa se mfunzemo wa mugani wa MC Buryohe, mfunzemo angewe, mfunzemo meze neza ntari. So ikiganiro kagisoreza ngaha nkubwira yuko wahisemo neza, cyangwa se tugushimira nyine kuba ugenda ufyonda, ukora sabone, ukora subscribe. Ese mu byukuri ibiganiro byanjye mubibona mute? Ibiganiro tunyuza kuri channel mubibona mute? Ese mu byukuri iyo nkuganiriza ibintu byo muri Zambia ubibona gute? Muri comment wandikemo uko ubibona. Waba ubibona nabi, waba uvuga ngo ni ibiganiro byo mu bigore, nkunda kumva ko ariko muvuga. Uko waba ubibona ko uzandikamo uko ubibona. Ngewe ntaribi, ntabwo ndi igifura, narize nize amashuri anyemerera kwakira icyo ari cyo cyose umuntu yambwira. Ijambo ryose wambwira ngiye naryakira. Ariko nanone nkaba ndi umuntu wagusubiza, nagusubiza. Mbonye byatangiye kuba too much nagusubiza, kandi nko ngusubije ushobora kuzamara nk'amezi 3 wajya ubona ikiganiro cyanjye ukamanza wigira inyuma kugira ngo utumva ko ari nakuvuzeho, nkuvuzeho nakuvuga. Ntabwo rero ngewe nafata umwanya wo kuvuga ku muntu, ahubwo target key youth, urubyiruko muri Kigali, muri mu Rwanda, hirya no hino, tugiye kubereka neza uko wakwihangira imirimo, icyo bita kwihangira imirimo. Ese mwari muzi ko iyi domaine ndimo ariyo ndi kubabwira ibintu mba ndi kubabwira? Mwari muzi ko ari byo twakurikiranye mu mashuri, twize ibyo bita management cyangwa se accountability, ibintu by'ubucuruzi. Murumva ko ari ibintu tumazemo imyaka myinshi. Ibi ni byo biganiro bimbamo, kwihangira imirimo. Ariko nanone abantu bari mu cyaro, mwibuke guhinga, korora ni umurimo mwiza cyane. Ubworozi, ubuhinzi ni umwuga mwiza, kandi sinzi niba abantu bajya bafata umwanya ngo bajye basura ba rwiyemezamirimo bashoye imari, investors bashoye imari mu buhinzi no mu bworozi. Sinzi niba mwari mwabasura. Ako wari wabona umuntu ufite ubworozi bw'inkwavu, akaba afite inkwavu, akaba agemurira isoko ry'Iburayi byose. Ngewe nasuye umuntu ufite inkoko, sanga afite inkoko zigira mu 100,000, agemurira igihugu cyose. Nabonye umuntu ugemurira igihugu cyose inyama, akaba ari we uzenguruka amabusherizo yose mu gihugu, abahereza icyo ibikomoka ku nka cyangwa se ibikomoka ku nyama z'inka. Hari umugabo wo mu gihugu cya South Africa, n'umuzungu, afite ahantu hangana n'akagari kose k'ubworozi bw'inkwavu. Afite isoko mu Bushinwa, afite isoko hirya no hino. Murumva icyo bita ubuhinzi, ubworozi. Reka ndekere ahangaha iki kiganiro, tuzakomeza tubabwira utuntu twinshi. Natekereza ko rero nagarutse ku sura nziza, mfunzemo mfite imyuka. Tuzasubira rero, reka iyi video nyirangiriza ahangaha.